Iki ni cyo gihe ngo nawe witwa umusirimu wakora bigakunda, wagira ayo mahirwe. Nta muntu utagira amahirwe mu buzima. Niyo mpamvu uyu mwanya ngufashe kugira ngo mbwire abantu bose bakoresha Telegram uburyo babikuza amafaranga bafiteho, nabo bakambara amakote bakaba abasirimu nk'abandi bose, bakaba bavuga rikijyana. Niba ukoresha Telegram, jya kuri application yawe urebe amafaranga ugizeho, urebe ngo wapudetinze wallet, urebe kandi niba warapudetinze email. Nyuma yo kuzuza ibyo byose, amafaranga warujuje kugera ku 500 nimba ukoresha BTC, warashizeho abareferers 10, warangije kwa updatinga wallet, warangije kandi kwa updatinga email, ukande withdraw. Nyuma yo gukanda withdraw, barahita bakwereka niba urakanda kuri upgrade VIP cyangwa no thanks. Urakora kuri no thanks. Nyuma yaho barahita bakoherereza akamesaje kavuga nimba uremera kubikura koko. Urakora aho ngaho handitse confirm, ubu bikuye amafaranga yawe, utegereze iminsi 30. Ku munsi wa 30 niho bazakwereza message ivuga ngo wohereze konte yawe ikorana na Equity cyangwa ikorana na Cogebanque kugira ngo bakohereze amafaranga yawe. Ibi birashoboka. Ubwo nibwo buryo bwo kubikuza amafaranga kuri Telegram. Nawe rero ushobora kujya kuri Telegram ugatangira ubu ngubu, wakuzuza 500 n'ibyo navuze byose, ukajya kubikuza amafaranga yawe, ugakora ku ikofi bakavuga ko utikoraho. Niba kandi ukeneye ubundi bufasha, aho muri description harimo nimero nkoresha kuri WhatsApp, wanyandikira nkakubwira uburyo byose ubikora cyangwa se ukampamagara. Nimero ni 0785895036, nkagusobanurira uburyo ushobora gukoresha Telegram ukabona amafaranga yawe, ukayabona kuri konte, kuri Equity cyangwa se kuri Cogebanque. Kubaruza konte muri Cogebanque cyangwa se Equity n'udufaranga dukeya cyane hafi ya ntatwo. Wegera umu agent ukorana na Cogebanque ukwegereye cyangwa ukorana na Equity Bank, noneho ukamubaza ibisabwa kugira ngo baruze ushire baguha account yawe cyashya. Byashoboka. Nyandikira kuri WhatsApp gusobanurire uburyo wa updatinga BTC wallet. BTC wallet ikorana na Telegram. Nyuma yo updatinga BTC wallet, email yo nabyo ndabikubwira. Upfa kuba ufite Google email muri telefone yawe uzi password yayo. Uyu ni Doris, ni umunyamakuru wa Doris TV, wifuje kubasobanurira uburyo Telegram ikora. Basubiriremo nimero ni 0785895036. Unyandikire bigusobanurire neza. Niba unyuzwe n'ibyo nkubwiye, ufite amafaranga kuri Telegram ushaka kuyabikuza, niba ibisobanuro naguhaye bitageze aho ushaka, nyandikira ngo usobanurire. Nk'ubufasha wowe urangije kumva uburyo wabikuza amafaranga yawe, kanda kuri subscribe
ukore like, ushiremo komenti